Muraho neza muryango mugari wa Press Vision, amazina yanjye nk'uko mubizi nitwa Alice, mbahaye ikaze muri uno muryango mugari wa Press Vision. Nawe utarakanda subscribe, please kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibintu byiza cyane. Tumaze kugira umuryango mugari urenga 200,000. Wowe muntu uziko wakoze subscribe, turagushimiye cyane, warakoze, ni iby'agaciro kubagira. Rero nakabaye ndi hano nicaranye na team yose dukorana hano kuri Press Vision, ariko ntabwo byabashije gukunda kubera impamvu zitandukanye, ariko nkanjye ndahari mu cyimbo cyabo. Tubifurije umwaka mushya muhire wa 2025. Nk'abakunzi bacu mudukurikirana umunsi ku wundi, ni ukuri turabashimiye, mwarakoze cyane. Turi hano mu kubabwira ngo happy new year, mwaka mushya, Uwiteka azawubahere n'imigisha. Rero ikintu kinyicaje ahangaha uyu munsi ntabwo ari bibi, ni amakuru meza cyane mbazaniye. Nje kubabwira ko twafunguye indi YouTube channel nshyashya yacu yitwa Press Vision Films. Ubu tuvugana hariho filime yacu imwe imaze nk'iminsi 4 isohotse. Ku muntu utaramenya ayo makuru, nanyarukireho Press Vision Films ayirebe. Hanyuma n'uyu munsi turaza gusohoraho iyindi nshyashya, bitavuze ko aha nicaye kuri Press Vision nta kindi kintu kizongera kuhaca. Oya pe, birahari byinshi cyane, turi kubategurira ibintu byiza byiza cyane pe, byiza murabibona muri no minsi iri imbere. Rero ubu ahantu turi gukorera ubu none hari guca za filime zose mukunda ni kuri Press Vision Films. Hanyuma link muraza kwibona muri description, mujyeyo mukore subscribe, musharinge, muduhe commentaire, turabakeneye kuri iyo channel nshyashya. Hanyuma ahangaha rero mu minsi mike cyane murahabona ibintu byiza mutigeze mubona, ndabibakumbuje, bizaba ari byiza pe. So rero narinje hano kugira ngo mbayobore. Hari abantu bamaze iminsi baratubuze bakagira ngo ntago tugikora, bakambaza filime zirihe, filime zirihe. Filime irahari nuko mutabimenye, iri kuri iyo channel nshyashya ya Press Vision Films. Munyarukireyo mukore subscribe, nukuri hariho filime nziza, ntabwo iza zindi twacishaga hano zose ziriho, ni nziza cyane nk'uko bisanzwe, nta kintu na kimwe twigeze dukuraho. Hanyuma iyi ngiyi nayo muyitegerezeho ibintu byiza byiza cyane. Hanyuma rero ikindi nababwira ku bantu duhura munyandikira inbox munsaba part 5 y'umukozi, ni ukuri ntabwo twayibimye, ahubwo iriya filime yararangiye, ariko ubu tuvugana turi kubategurira seri nziza cyane, nziza cyane, nziza pe, ndayibatoye. Mukomeze mutube hafi, mukurikire platform zacu, tuzabamenyesha igihe iyo seri izatangira gusohokera. Hanyuma rero ntabwo nasoza ntabavuganye n'abakunzi banjye munkunda, munyandikira, njya mbabona muri comment mubwira ko mukunda, nanjye reka mbabwire ko mbakunda. Hanyuma umuntu wifuza nimero yanjye njya mbabona namwe mubyandika, nababwira ko mfite social medias nkoresha, yaba kuri TikTok nitwa Kiza Alice, hanyuma kuri Instagram nkoresha Alice Danica. Wageraho ukanyandikira inbox, hanyuma tukavugana, nasanga ari ngombwa rwose naguha nimero yanjye tukavugana, nta kibazo kibirimo. Mbibutsa ko mfite na YouTube channel yanjye yitwa Alice Danica TV Show.
ku muntu ushaka kumenya birushijeho yagenda agakorayo subscribe, comment na share, hanyuma nanjye mba mbategurira utuntu twiza turiho twagezeho, ariko ndacyabategurira n'ibindi byinshi byiza. Hanyuma umuntu wanjye uri buve hano agiyeyo gukorayo subscribe aze kunyandikirayo muri comment mubone ko avuye hano kuri Press. So guys, reka rero nsoreze ahangaha, mbashimire kubw'urukundo mwatweretse, aba subscribers 2,200 n'umuryango mugari cyane. Ni ukuri turabashimiye kubw'urukundo mwatweretse, natwe niyo mpamvu turi kubategurira byinshi byiza birenzeho kugira ngo turi ukuntu twabashimisha. Rero mu izina rya bagenzi banjye n'umuryango mugari wa Press Vision turabashimiye, tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2025, tuzahahe turonke. Murakoze cyane, bye.